hari igihe muzoshimishwa n'amarira twaturira kandi ari amarira y'ibyishimo twibukira ibyo twasenze Imana ikabidukorera amarira akaturenga ukaducaho twaturira ukavuga ngo wow ya mitego namuteze iramufashe hoya nshuti yanje aya marira dufite n'ay'ibyishimo kuko Imana yatugiriye neza Imana yashubije ibyifuzo byacu ngufi noneho ganama nibaza ese abanyamurenge tugira inzu ngufi n'inzu ndende ngo hari inzu ngufi n'inzu ndende ngo twara dukeneye gusa ngo iriya profile ayitugirire ko no mu nzu ngufi twamushingire ngo tuzamunaniza nuko birabaye badiringana gusohoka umukobwa akazamwereka imbogamizi akazamunaniza umuntu kunaniza se uzumwumva dutemberere Mombasa oyaye dutemberere Dubai oyaye nkwijeje co uriya mwana ntawe uzatwara byo biragenda nabonye ngo ejo byarasakuje imiryango yayiterana ngo ikirimo co ngo inzu turayigurisha ngo dusubize ifaranga Nyamungu yabatayeho n'inkwano zacu muzidusubize aya makuru nanje ngira gucya n'injoro barayanyihera umutima mwiza ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza wowe buke ndetse n'abagorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanya naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo turamukije abanyamurenge bose kwisukuye mutogara turamukije abanyamasisi turamukije abanyarwanda ukuyemo ibifobagana ivyo yabo turamukije abantu bari ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase abantu muri yo mukihari muri abantu b'agaciro cyane kandi turabasuje n'ukuri ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe turamukije umuryango wa M23 cyangwa se AFC twirwaneho aho muherereye hose Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibarinde mu byo murimo byose n'ukuri muri abantu bagaciro cyane ku bwoko ndetse no ku gihugu turamukije abanyaziya abanyaburayi abanyafrika abanyamerika abantu bose bagira ishyaka rya bene wabo bagira umutwaro w'ubwoko turabasuje kandi turabiyegereje cyane ariko cyane twiyegereje abakoze subscribe kuri Ineza Live TV Imana bagire neza ngira ngo muri kubona ko imigisha ihagenda yiyongera buri uko bwije nuko bukeye mu byanyu ndetse no mu banyu kubera gusa kuza kwirubura mwikanisa rigira amategeko atazabangama atagora buri wese wemeye kuza ku mwami n'umukiza nuko turabasuje kandi turabegereje yewe nawe hawe utembera umaze amayinga 3 uteranye n'iri kanisa utarirubura utaraza ngo ushime Imana ko yakugiriye neza Imana ko yakugiriye neza iyo ntebe wicayeho ni yawe tuyihagurukeho uyigumeho kandi niwumva ari ngombwa kwihagurukaho aho wavuye kugira ngo uze hano ubabwire ngo ikanisa rya Ineza rirabatasha cyane ngo mukomerere mu mwami Yesu Kristo nuko tumaze kubiyegereza kandi turabakunda cyane mukomeze mudusapotinge turabanyu mukomeze muturebe mukomeze mudukunde mukomeze mubane natwe gukanda sabone ntaco bisaba tibisaba initenti tibisaba kuba uri kuri rezo ntibisaba kuba no gukandaho rimwe gusa nk'igihura n'umuntu akakubwira ngo yewe ngo maze kugwa subscribe nyinshi ngo buri ko ndebizigana cyane nkandaho nimba zavaho agasubiraho nanje nawe ariko vraiment subscribe ni rimwe kandaho rimwe gusa tuzi kandaho buri ko dusuye kiganiro uzuvaho agasubiraho turabakunda cyane n'ukuri mukomeze muturebe kandi mukomeze mudukunde turabura umunsi umwe ngo twinjire mu kwezi kwa 11 tukama dutangirana n'ibyiza gusa ariko hagati aho ngaho ntitworeka guhampore abantu babuza ababo abari mu bihe bibagoye abari mu bihe bababona ko umwijima abaye mwinshi ndagira ngo nkubwire ko umuco ugiye kumurika wowe ubona ko iherezo ribaye ku Mana biratangiye kubura wawe ndabizi biragoye kandi biragukomereye cyane kubyakira kuratekereza gusa amarira kama kubana menshi agahinda kakakubana kenshi ariko ukomere wihangane kubera ko iyi ni inzira iyi nzira nta bariyeri igira ngo irinjiza bamwe ngo isigaza abandi buri wese iyo umunsi we wageze
aca kuri ya bariyeri akagenda. Ku Mana aba ari ibirori, ariko ku bana b'abantu aba ari amarira. Ariko umukiranutsi iyo atashe yasinziriye, ni ukuri muzamureka tuvuge ngo wakoze neza mu gihe cawe, Imana ikwishimire mu bwami bwayo, Imana igutuza hera, wowe ibyawe warabirangije. Yes, kuba wabuze uwawe kukubwira gutyo ko ndabyumva cyane, biba biremereye binagoye, ariko nuzamva umuturanyi yabuze umuntu uzumusura umutabare, niwo muco mwiza. Kurya iyo ari mu bihe bibi aha yarira ari wenyine, iyo akubonye aje nko muri muda akagaruka mukaganira, ukabona nyine ni nkaho ntacabaye. Ariko cagiye wamutereranye witwa ngo uri umuturanyi we cyangwa umuvandimwe wiwe, nibwo sasa arushaho kwigunga cyane. Urupfu nta gisobanuro rugira, kubera ko twese tuzapfa. Muzamureka dutabara abapfushije, muzamureka tube hafi ababuze ababo, muzamureka tube hafi abantu bari muri ibi bihe bya mana ndagira nte. Ariko umuririmbyi yaravuze ngo dufite Imana iturengera ngo mu bihe bya ngirente ngo itubere igisubizo. Mwakira ijambo. Nuko ibyo maze kuvuga harimo umukunga, harimo amashimwe, harimo hakubiyegamo no kwiyegereza abantu kugira ngo musa muje muri mudu ijambo ry'Imana ntiribacike. Hari umuntu wambwiye ariko amashara azica abantu rimwe mwaba mwumva ngo yishwe n'ishari. Iyo uri gukora ikiganiro uri guseka iwe ngo arababara bavuga gutya ayi Kenya, ndagira ngo nkwibutse ko ibyishimo byanje tugomba kubikontorora. Agahinda kanje tugomba kugakontorora. Nawe uhawe tureba ibyishimo byawe ntukemere ko umwanzi wawe wabikontorora, agahinda kawe ntukemere ko umwanzi agakontorora. Buno ubuzima turimo buracanganya nta formule. Umwe arishima, umuturanyi akababazwa n'ibyishimo afite. Yababara hayarira agashimishwa n'amarira hayarira. Erega hari igihe muzoshimishwa n'amarira twaturira kandi ari amarira y'ibyishimo. Tuba twibukira ibyo twasenze Imana ikabidukorera, amarira akaturenga, ukaducaho twaturira ukavuga ngo wow, ya mitego namuteze iramufashe. Hoya nshuti yanje, aya marira dufite n'ay'ibyishimo kuko Imana yatugiriye neza, Imana yashubije ibyifuzo byacu. Uzirinde kwishima hejuru y'umuntu wayurira, tuza ayo marira ubusobanuro afite kuri we. Ndagasubiramo, uzirinde kwishima hejuru y'uri kurira, tuza amarira hayarira ubusobanuro afite kuri we. Namashimwe ibyo Imana yamukoreye, ari kwibuka aho yavuye muri wa mwijima cyangwa se muri rwa rwobo, karabyibuka karira. Nawe ngo imitego twamuteze yaramufashe. Reka ntabwo ari imitego, karibuka ibyo Imana yamukoreye. Mana warakoze, Mana waranshubije, Mana sindi mwiza, ntaco natanze, ntaco ndusha abandi, ariko kubera gusa ineza yawe uranshubije. Kamone umuntu aratwisarariza, we ntabwo ari ya mitego yawe ya ninjoro yamufashe. Wapi, ni ibyishimo byo kwibuka amashimwe ibyo Imana yamukoreye. Nuko turababwiye nuko mutazamwumva, ariko umuntu wese ugirira mugenzi w'urwango, umuntu wese ugirira mugenzi w'ishari, shaka gutera imbere bizakugora, no kurama ku isi bizakugora, kuko abanyeshari bakenyuka vuba, abanyerwango bapfa vuba. Ewane ibyiza kubigeraho bizabibagora. Ishimira ico mugenzi wawe yagezeho kimuvunye. Intsinzi yose isaba ibitambo. Hari ibitambo yatanze kugira ngo agere ku ntsinzi. Yaraye amajoro asenga, yaraye amanywa yirukanka higa. Chunga sana mdomo. Nuko ivyo ngibyo sose ari bituzanye, twari twifitiye inkuru y'umunyamerika sha uba muri nimba ari ngo Ohio. Ariko abanyamerika namwe muzamurengana bacyo. Umusore yakundanye n'umwana w'umukobwa muri iki gihugu. Umwana w'umukobwa ukiri muto y'ikiciga, bakundana ise ari ubigize mu ruhare, kubera ko umwana uri hanze
papa we na se w'uyu mukobwa baraziranye, mu yandi majambo bamanyana baraziranye. Bamare kumenyana, umugabo we nabwira uwo hanze ati yewe narakuje gunyine mfite abana b'inkumi n'ushingira ahubwo uzoze mbere manyana. Abantu baziranye kuri gushingirana biza byoroha, takubaza ngo so kuri yawe yarameza ate ngo iwanyu n'abanyamico imeze gute, ho yabarabanye baraziranye. Yanagendeye no babanye imyaka igera muri 40 kuva mu madego babana kugera i Rwanda babana. Baraza inaha ngaha mu gihugu cya mwana uyu mugabo babana. Imana icinzira aragenda, bari gukundana n'uyu mukobwa, umwana muto wiga. Umwana baramubwira ati weva ku ishuri ukora ubukwe. Umwana ati yewe yashye reka ndangize. Nyirarume se wabo w'umwana aravuga ati muri ko umwana yiga arangize bazakora uko nta kibazo, nibaze bafata irembo umwana yiga. Naringiye kuvuga ishuri yiga reka nigihorere mudahita mumumenya. Bamare gufata irembo, ise w'umwana ati sasa rero ukanyubakira, uratwubakira inzu i Bugande. Ibibanza by'i Bugande ntibihenze cyane, no kubaka ntibihenze cyane par rapport no muri Kenya. Muri Kenya ibibanza birahenda no kubaka birahenda kandi ngo cyane. Ikibanza kiri muri miliyoni zingahe, birahenda. Umukwe ati nta kibazo, baguze ikibanza Imbarara mu gace bita Kakoba. Ni Kakobara? Ni Kakoba. Nimba ko gace kabaho nyine nako ngako bavuze ariko kabaho. Bamara kukigura, wa mubyeyi ati mwubakega tuzakora ubukwe turi mu nzu yacu. Tangira baramwubakira inzu nziza cyane. Se ifoto ni nyibereka ko yari murayibona. Inzu nziza cyane ariko se oya tutiteranya reka tureke kwereka iyo foto. Ndabizi harawe biri Bujombe ngo twavuze ukuri ngo twavuze itiko nuko. Bamara kubaka inzu nziza cyane, umutipe abwira umwana ngo kubera ko twafashe irembo tuzatemberere muri bino bihugu by'aba bagabo nyine tudasa, tuzaje Dubai niho heza kuryosha. Ise wabona umwana aramubwira ati sasa mwe wewe kuja Dubai mutarashakana n'umugabo sibyo, kandi uretse n'ibyo uriya mugabo no mu nzu ngufi. None uganama nibaza ese abanyamurenge tugira inzu ngufi n'inzu ndende ngo hari inzu ngufi n'inzu ndende ngo twara dukeneye gusa ngo iriya profile ayitugire kubera ko no mu nzu ngufi twamushingira ngo tuzamunaniza. Nuko birabaye badiringana gusohoka, umukobwa akazamwereka imbogamizi akazamunaniza. Umuntu kunaniza se uzumwumva. Dutemberere Mombasa oyaye, dutemberere Dubai oyaye. Kandi ko gutembera wibike ko ntibafataga amazi abiri, barafata imwe. Kandi gimwe uko barabishinga yabaye nk'umugabo n'umugore, kandi ntibyemewe mu mategeko, sibyo ko ari uburenganzira bwabo. Ariko ku babyeyi bo ntibabishaka, barashaka gusa bonke diaspora. Niyo mara kumwonka ibyo bamukene bamaze kubibona, bavuge ngo umwana wacu uku nuku. Ariko nyirasenge w'umwana akaba yarabirwanyije cyane ngo ari umuntu w'umunyakuri wanga uburiganya. Nibwo yashatse nimero y'umuhungu, aramubwira ati yewe musore kurarushwa n'ubusa, kuravunika, kurarengeza ibiro bikuruta, terura bikeya ushoboye kubwira amakuru ya musaza wanje. Uyu mwana wiwe tufite kumushaka, habe niyo ijuru n'isi byohura, kurya amazi n'umuriro bitaza bihura ngo bibyare ikintu, niko nta mutazahura. Nyamugena ati yambwirera amakuru, turatanga kitu kidogo nyaguhe yose. Kitu kidogo yabaye kitu kidogo. Ahubwo nanifite kuzaza iyo ngiyo, reka nje dupange tuzabonane. Mbere yuko tubonana umugore aramubwira ati reka ntibishoboka ntibinabaho. Bagukinye umutwe icyo nkwijeje cyo uriya mwana ntawe uzatwara. Byo biragenda. Nabonye ngo ejo byarasakuje ngo imiryango yayiterana ngo ikirimo cyo ngo iyi nzu turayigurisha ngo dusubize ifaranga Nyamungu yabatayeho, n'inkwano zacu muzidusubize. Aya makuru nanje ngira gucya nijoro barayanyihera, umutima mwiza
na proof barazinyihera ngizi hano ndazifite mu telefone yanje ndavuga ngo njewe narababwiye gahunda yanje se mwayibona gutya gahunda yanje ni ukuvuga amakuru ariho apana kuja kuvuga amakuru yo mu byumba by'abandi bataratangaza ba nyir'ubwite barayanyihera tikobera kuzuvuga nyine ijwi ryawe rikagera nk'ahantu byibuza haruta hacu udutambukiriza iyi message ivuga itya babyeyi mureke kugurisha abana mureke gushira abana mu bibazo uwo mukobwa ukokera iyo ninenga umushizeho ukokera uramwangishije abandi bantu bafite kuza n'abari bafite kuzaba bamanyana yawe ukokera ubiyeretse uko umeze uyu mugabo ngafite abana beza niko numvishije banyeretse agafata ko mukobwa nyine mbona akana kakiri gato yakeza k'inzobe kataratobora amaherena kana kagifite umuco ariko kubera ikintu umubyeyi wagukoreye cyo kintu sinzi ko kizabaciza uruhande rumwe abanyamurenge n'abantu bashuroza cyane kuvuga ngo undi mugabo yemere kuba amanyana yawe nico kintu wakoze iyaba waruze karo mu nzu ngufi kuko nyine iyo message yawe hayivuga nyine warebye aho uwo muri urahabura uravuga ati reka murire hano ariko warahemutse wa ariko abantu bo hanze mwe namwe mazamera gute ni gute witora kubakira umuntu inzu y'ibyumba 6 kandi ufite mwene so hano utarubakira ngo kurubakira inzu sobukwe ako kandi ko murumva kare mu bwenge bwinshi turubakira iso wanyu turubakira muri umuntu waso turamwubakira umusaza wanyu ko turamwubakira w'inyokorome turubakira umuvandimwe wawe kandi urabafite hano muri Kenya n'abandi bari mu Bugande bari mu nkambi turabubakira ariko ngo kurubakira ngo umugabo ngo mamusabana ngo ibyo kuguha abageni amukwimye none ko amukwimye biragenda bite iyi nzu imwanditseho kandi inzu kubimwanditseho bizakugora cyane n'ukuri bizagutesha umutwe pe kandi binagusubize n'inyuma bose mvuze ngo ntibizakunda ko muyigurisha bizagukundira ariko bizakugora kugurisha inzu yanditse ku muntu ufite ibyangombwa byose bimuranga erega nizo faranga amuhaye nazihakana akavuga ko ari wundi mushinga mwari ko mukorana wahiye kuko ntago byanditswe ngo izifaranga mpanguha ngo zubakisha inzu oya message se nuko izivuga gusa ngo wakira ifaranga kuvuka runaka izo faranga ashobora kuvuga ati n'umushinga twakoranye urasha cyangwa ni n'ubucuruzi bw'inka twarako dukorana barazinyaga hamwe amafaranga namwe azabasaza pe n'ukuri mugakora ikintu mutizeho cyane kuba ufashe irembo ku mwana w'umukobwa cyangwa se mu muryango tibyama bikuha gutekereza gukeya ngo urabanza umwubakire ubwo woga ntarabasobukwe ushobora gusanga uwo mwana mumukoye muri 4 cange muri 5 mukamukwa muri 5 ubu nyine ngo nibyo byeze umwana asigaye ko ahantu hangahe kubera utunyanga nkutwo ngutwe ni ukuvuga ngo kubakira sobukwe ni byiza kubakiranya kubukwe ni byiza ariko mwubakire warashatse umukobwa y'umubana nk'umugore n'umugabo erega hamwe impamvu babaca amazi ntimuza gutereta mwitwaje amagambo meza amagambo aryoshe amagambo atuma umukobwa aba nyine akwiyumvamo mwige muje guteretesha mufite amafaranga ninde akubwiye ko amafaranga agura byose se uzwara umugabo wa muri Afrika utokangisha ifaranga nguri Ohio oya no kuri pe hari abagabo bagifite uwo muco akavuga ati Ohio se ni hehe nanje nzogerayo wanzu ngufi yawe ureke kuza kunkangisha ifaranga ngo twarere umwana sinogira amanyana yanje w'inzu ngufi nonoga muzega kutubwira muri commentaire ga nimba ibintu zibiri ingufi ni ndende nizo nanje ntahayamenya sinamenye ubusobanuro bw'iyo nzu ariko igihe cyose ushatse kwerekana ko ufite ubushobozi ufite ifaranga mubagezayo sha bakababwira ngo nturi type yanje tumaze kubona ingo zirenga zingahe zikora iyo gahunda abashaka ngo mugezeyo gusa ariko nukuruka Imana kuza kwitwaza amafaranga ngo uje gusaba ngo umwana ngo ndagwica ushaka Imana ni istanga ikintu mutakeneye Imana istanga gakiza Imana igatanga amahoro Imana igatanga umutuzo Imana igatanga buri cyo umuntu akeneye wowe ushobora kumpa ico nkeneye muri ako kanya namara kukibona ngakenera ikindi
kama ngoma nkazamuka kuri stairs karonkagera kuri ya escalier udafitiye ubushobozi hari undi ubufite akabumpa tukaba turarangizanyije. Ni byiza kuza muri gahunda murimo mutari kuvuga ngo turabaha ibyo mushaka, turakwimura mu nzu wabaga mu nzu y'ibyumba 2 turagukuramo tukujana mu nzu y'ibyumba 4, inzu iri mu gipango ca wenyine tukugurira imodoka tuza tuguhemba ku kwezi nkaho ukorera company runaka, ariko uziguhembwa ifaranga ntakazi wakoze wa zo faranga uzuna zikoresha nabi sugera hanga ugatoraka ntuzuna zipanga ico zikoresha. Iyo nkuru yambabaje imare kumbabaza ndasubira ndavuga ngo apate koma. Ese mwebwe ntasama murakuramo mu bantu bino? Ariko umuntu akamubwira ngo mpumugeni ngo nushaka dufate remba gusa ngo gume yige ntakibazo ndabubakira, ariko nobyumva vuba bacu. Ayiwawe nobyumva vuba namara kubyumva vuba nkavuga ngo kini kirombe ngiye kuza nsoromamo. Ibyo bintu mwe ntasoma murakuramo. Twebwe tuvuga amakuru baduhaye, nta nkuru nimwe turicara ngo duhimbe, nta nkuru nimwe turagenda mu rugo rw'umuntu ngo twumva bari gutongana ngo tuza tubivuge. Oya, amakuru baza bayaduha, bamara kuyaduha natwe tukayabaheza. Hari ukubwira ngo ubigire ibanga tuvuga amazina yanje, ariko iyo nkuru twayivuga uyizi akama yimenya. Ni nabyiza gukora inkuru wahawe kiyo ngiyo nyirayo akakuvuga ngo tumbwira amazina uyikore gusa, undi akavuga ngo uvuga amazina ni ngombwa. Kintu nkico ngico isomo nimba mutararifata nubundi bazakomeza babagire gutyo kuragurira umwana w'umukobwa imodoka ngo yakwemerera urukundo yewe kuri telefone. Uziremereye bangahe? Kuragurira umwana w'umuhungu imodoka, kuramwishurira inzu ngo ni fiance wawe, uzi uri nimero ya kangahe, uzi umwanya uriho, icyo kubwira ko aza kuvugisha amaze kuvugisha abandi 3 cyangwa 4. Canuka mumenye ko ubujanja natwe twabwize mumenye ko ubujanja twabwize abino mukani bandire ngo abino bose babereye ibibando, natwe abino twabimenyeye ubujanja. Nuko ayo makuru ndabizi ko hari abashimisha, hari abanezeza. We don't care uwo bibabaza biramureba, uwo tutabyumva kimwe biramureba. Iyi channel si yawe, uzogenda ufungura yawe uvuguriza ibyo mpaya mvuga. Nuko twatuje kubaheza ako ka breaking news. Muhumuke babamenyeye umuti bazabazaza umusaruro mu bakorera ibyo mutarakorera imiryango yanyu. Reka tubabwire ngo amahoro umutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao bye bye.